Ndi papa sava. Ako jusirimuka. Cyari igihe mubona ufite tatuwaje nkavuga n'abantu bafite tatuwaje buriya. Baba bafite akantu k'agasirimu karenza abantu. Suzi ko abandi bavuga ngo ni ibintu ngo by'ibishitani n'iki. Ariko sizi ibintu umuntu yishushanya bitewe n'ibyo ashaka. Cyane. Ese mu Rwanda hano nibagendaga bagukubita umwotso bagukubita umwotso hano urabizi ibyo bintu. Apana indasagwa bazigucaga hari nk'ibyo warwaye. Bakaziguca nyine kugira ngo nk'abarwaye umutwe n'iki. Ariko hari ibindi bakataga hano cyane cyane uboneka mu burasirazuba ari kwa aho ari kwa Bakimenyi. Asanga babaciye utuntu hano warima ibyo ukoza udasagira ukojeje. Narigize muratereka mwite nguca inzoga. Umva ibyo bintu byawe ndabizi. Oya gushyira tatuwaje ni bisanzwe ni nk'ibyo ngibyo. Ni nk'ibyo. Cyane ahubwo kivuga kuri ibyo bintu bya kera neza. Hari ikintu nshaka kumbwira. Subize ko iyo twahuye mba nshaka kunganiriza ibintu bya kera. Umva ndashaka kumbwira story y'inshinzi. Yego. Ku myaka 20 ushaka kuba inshinzi? Oya. Wifatiranya n'ukuntu ni namatsiko ufite. Yego ndashaka gusa kubimenya. Uvuze uti reka nze tugira ibintu by'urukundo ntukabizane ibintu bya kera. Uzi kugira akantu k'agasaza kashemutse. Oya sheri nawe ntukahita ubyegereza umuntu. Inshinzi rero buriya ni umugani. Buriya ni umugani twawita umugani cyane. Ntabwo twawita igitekerezo. Kuko ibitekerezo ubundi ni ibintu byabayeho ariko bakabishyiramo ikabyankuru. Ariko umugani wo ni ibintu biba bitarabayeho ariko bigamije kugira gute kwigisha. Buri abanyarwanda bari bafite ubuhanga cyane ubuhanga. Noneho ariko usanga barawukuye mu bitekerezo bakawukura mu migani bakawuzana mu nsigamigani. Ariko ntago tubyemera nk'ibintu byabayeho kuko umva ko harimo byinshi bitabayeho. Gusa nuko wenda barebye bareba nk'icyo gitekerezo cy'inshinzi bakavuga bati reka tubihuze. Ariko ubundi bimeze bite rero? Bana ntago nzi impamvu kibajije niba ariyo nawe gahunda ufite. Karimo akagabo kari karigizashwe kuba abadamu. Gashye yaragerekeranye kukagira ngo arimo gupanga amasiteri yiwe. Noneho icyo gitekerezo bavuga ko cyabereye hariya za Busasamana. Ubwo ni muri Rubavu gutyo wegeranya Bihu. Noneho ngo hari umuhungu akitwa Gashyende akagira se. Noneho we na sengo rimwe bajya kujya guca iki umubeye. Uwo mubeye rero ni ibiti bakuragamo umunyu. Urumva kera umunyu ntago wabagaho. Bagakuramo umunyu bakenekesha iki bashyira mu biryo bakarya. Noneho rimwe ngo baragenda isa yitwaga Magirirane. Baragenda bagira baca umubeya bararangije. Noneho ngo barikorera hari ahantu rero hakunda kuba igihu cyinshi. Nyabihu burya ni bavuga Nyabihu naho handi hakurikiye hakunda kuba ibihu byinshi. Noneho ngo babona igihu kirabuditse. Kikibudika ngo babona hajemo ikintu cy'iki cy'umwezi kiratangaje cyane ngo bahita babonamo iki babonamo rwose akeye. Kandi sinzi no muri Bibiliya ibyo bintu babivuga. Hano hari igihu hagahita heruruka bakabonamo ngo Uwiteka ntahuze cyangwa igihuru hari cyatsemo intuza umuriro hakazamo ngo Imana ntaho wibuka atari cya gihe. Naho rero nabo niho babikuye. Babona ngo igihu kireyurutse bagiye kubona harimo umuntu. Noneho wawe undi Gashyende ngo bazasati papa Magirirane undi ati kiriya kintu ni iki? Ise Magirirane ati atabakene mwese nimuhurura abakira nimuhurura abapfushije abana bapfushije nk'abagize batatu Mana ndayibonye. Ati iriya ni ya Mana bajya bavuga. Ati muhurura abantu muzana amacuma abayahemukiye bose abayiciye abana ati abayabujije gutunga atabayagize akoma induru. Noneho Gashyende akamubwira ati papa waretse kuvugiriza Imana induru waretse ko yitabariza. Isa ati turayica.
abantu barahuruye njye abana banjye babiri baragiye ufite ubushobozi niwe batangiriye undi ati njye umugore wanjye yarapfuye abyara undi ati inka zanjye zararuhamye undi bavuga ibintu byinshi barayirukankana bati turakwica ariko Gashyenda akavuga ati papa wabwiye abo bantu bakareka kwica Imana barayishaka wiki Imana nayo ngo irakundura ishyira iriruka irabacika ngo ariko igiye kurenga irababwira ati reka mbabwire mwa bagabo mwe mu nkore yibi mukamvugiriza induru nk'igisambo nk'umurozi nk'umwicaye mwese nzabarimbura mbamareho hasigara umuntu witwa Gashyende wamvuganiye n'abagore banyu batari bahari uri kubyumva nuko abagabo rero bagiye baratangiye barapfa urusorongo nka bimwe byo mu Misiri barapfa uko pfa yagapfa urabona nka Predative bavuga guswa uko pfa yagapfa urabona biriya Sumana akunda kuba ari inkuru ariko ukasa uko pfa yagapfa irabica abagabo bose barashira hasigara witwa nde Gashyende nabibonye aravuga ati se ubu mu bagore 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ntago nanjye nabaho ajya kwibera hehe mu ishyamba ariko abahunze ubu se wowe n'abasasana abandi bose muri ahanga nta kintu mufite nabakira ngo mwana yicamuka yamuvuga tuti tuzajya twirwariza no Gashyenda ajya kwibera mu ishyamba biyo akajya higa kotsa akagira atariko ubwaho yajya kota akazuba kumva abagore baranyura ati Gishega bo n'inshinzi baratwishe abo bari bande rero ubwo abagore babonye n'abagabo basigaye baravuga bati twitoremo umwamikazi twitoremo n'ingabo ze ubwo rero batoye umwamikazi ni Gasharankwanzu bamwita nyine Gishega izina ry'umwami nkuko twavugaga tuti wenda ni Mibambwe wa kangahe ariko akaba afite izina rye risanzwe nuko Gasharankwanzu bariwe bita Gishega baba umwamikazi noneho batora n'ingabo z'ibwami kazu bazita inshinzi ariko umugore zifasha yazunguje izuru bakakubita uwo bafashe yatagiye barakubita abagore rero ngo bakajya banyura muri iryo shyamba bagira bate bataka Gashyenda ubama akabaragiza ate arabumvisha ngo aracunga rimwe ikigore cyiza aragicunga kivuze yarebye hepfo hino undi arenza itagikura no mu buvumo bwe ati mbwira bimeze bite umugore ati yewe data we ati se hari umugabo wasigaye hano mama we ati Yesu Kristo urabyumva nawe Gashyenda ari kuvuga amahoro ati se witwa Gashyenda undi ati wabaye Gashyenda wanjye anyamo ubuvumo bwawe Gashyenda we Gashyenda ati izo mana nazikura uzi iminsi maze aragiye arashenza yewe data aramushinda kuko nuko aramushyenda umunsi wa mbere amushyenda uwa kabiri umushenzi wa gatatu nuko umugore ati rero waguma Gashyenda ati waya taha abandi bagore batazakubura undi natashye batangiye guciragura batangiye kugira ati abari inshuti bayo bati kucira baramugenza ukwezi kwa mbere kwa kabiri kucira kandi ubwo nani agera akajya gukura kuzina none umugore mugenzi wati mbwiza ukuri ibintu bimeze bite ndamubwira ati nzakubwira muri iyi minsi ndasubiyeyo abagore ukuntu bakaze akira Gashyenda ati wavuye mu gihuru wavuye mu mwobo inzoka zitaza ukazi wanjye ko nzakurinda ntagukomeza nta kibazo uzaba Gashyenda abanza kubyumva ariko ageze aho arabyemera amugejeje abwira undi mugore ati injira muri amakirambi harimo umuntu genda wirebe undagezeyo asanga ninde ni Gashyenda ati ato bambwira ngo Gashyenda bashenze se nkabibona Gashyenda ati ibyo nabyo n'uwaratwise reka bazatumwe w'ibwami kujya gufata igihe babona inda ni Nyarwege inshinzo ziti mutubwira ahantu aba bantu bakuye inda barabafasha barabarambitse nabo kugira hatabakubita inda zikavamo bati dufite umugabo mu rugo witwa Gashyenda Gishega batabwira inshinzi nk'eshanisha ati mumerekeze baramuherekeza
njye kureba uwo mugabo urumva nawe yari afite ikibazo cyakwaje kwa pura ageze yabona n'umugabo abwira ishize ati murinde ahantu hose ni mugote ajya kwa Gashyende barashyenda ati tugende ibwami abaramutwaye agezeyo inshinzi zose ati natwe muduhe Gashyenda dushyende induru irakorera Gashyenda bagashyenda uzi icyabayeho Gishegabo ashaka kumwiharira inshinzi ziba ziramwadukire ziti ntabwo ibyo byashoboka zamwishe izica nde umwamikazi Gashyende ko numva iriya porogaramu igena ibintu byose sibyo rata ngo iki zimwishe rero ubwo bakajya basimburana umwe ku wundi ngaya makuru ya Gashyende u Rwanda ruratunganirwa abagore bati noneho reka twibike iki umwana bamwe Gashyende bamwita izina rya se nawe yitwa iki Basavanga tuvugana. Wiri wariko. Nani tuvugana. Ngurana nandi Bira tugende kumeza. Ireza se nari kwimije ariko mukashikanuza n'ukushikanuza ibimose ariko fishwa Ako Basava afite ikihe kibazo cyo mu mutwe ariko se wavuze ndakubaza afite ikihe kibazo cyo mu mutwe gake twumvikane uvuze gake umaze kunsuzugura none ku rwego usigaye winjiza umukobwa umwe ejo ugahinduranya ukaza n'undi iwanjye Papa Sava ejo wahabonye nde hano ejo iwa oya uravuze uti niba atarejo umusibaje ntabwo Dativa ari hariya ntabwo namusanze mu nzu yawe Dativa si komande yaraje gufata Papa Sava reka nkubwize ukuri niba wamaze wumva warampaze sibyo mbwira ko utagikeneye ko nkubera umugore ngenda ngewe ngira iwacu we wowe urambajije uti ejo bundi Dativa yarari hano Dativa ntabwo ari komande yaraje gufata Dativa ni komande yaraje gufata ku buryo nsanga mwicaranye wajya mwenda kugerekerana hanyuma uriya nsanze mu nzu ninde tugerekerana hanyuma uriya nsanze mu nzu ariko se vuga gake mvuga gake basi mvuga gake gerageza mvuga gake ibyacu bibi byacu ibyo mu nzu bibi byo mu nzu ibyanjye nawe nukwakira ko ugomba kuzana umugore wese ushaka ngaha umukobwa umwana w'imyaka 21 Madudu Papa Sava uzi ko maze kunsuzugura ku rwego nanjye ntajya mbasha kubyakira ndi umugore w'ikigoryi ndi umugore utagira ubwenge ndi umugore w'injiji udafite ubwenge mutwe ku buryo wumva yuko uzajya unkorera ibyo wishakiye nka kwihorera ariko ndashaka kukubaza mubaze nanjye usubize ntabwo ushaka kabimenya mubaze nanjye usubize ni wawe ni fiance wawe waratse nkana nanjye nkubaza wenda kunzaniraho se ihabara mbimenye yuko ngiye kuba umugore icyambere wajya unshinza sasa nanjye nkubaze unsubize ndakubaza unsubize cyangwa ntabwo usubize wahinduye wazanye inzobe wahaze ibikaro ugiye kuzana inzobe okay kora icyo ushaka niba udashaka ko nkubaza ngo nanjye unsubize kora icyo ushaka mpamvu nanjye nzi gusakuza we natontoma ariko tuzi ibintu bike tubishyira umurongo nkubaza unsubize ntiwitwa mama Sava mama wa Sava na vrema aho nagukuyibuza ngajwiri ntaguhaze ntaguhaze imbirima n'amatovu si hafi y'iwanyu ubu nibwo wibutse ko ndumugore ndi kukubaza buretse tuza gake ku kirenge naguhaze irubingo mu nzoga za Rwanzu ntahuzi hanyuma se uri kunyigisha ndi kukuba tuza bombogo bwa huro ahashinzwe umuganura w'abami ntaguhaze aho hantu hose hagendera mu bintu byo hejuru uragurukura iki uri Kagoma uri Sakabaka uri Gikona uri Isandi uri giki mu byukuri uri cyanira se uri kuririra bwa bunuza bw'ubushwiriri kamwe kinaze mu ntuza kakagira kandi kakinaga kakagira kandi kakinaga kuki utomboka uratomboka uri ki wowe
uratomboka uri iki uri robine urapfumutse wowe uri igiki uri sitasiyo se ya iraniyumu ku buryo uturitse ugiye kwanduza abandi bantu ngenda kubwiye ngo nujye uvugana nanjye tubyumvikane mama Sava excuse me nge ninjya mvugana nawe papa Sava irebe wihere ku birenge wigeze hejuru wowe wiye kuza kuganira nawe muri saro yanjye nawe hicayemo indaya saro yanjye nawe usibye kuba twarasinyanye wowe washyizemo iki wagira ngo ngendana amakaro y'amakaro washyizemo wagira ngo ngendana amakaro cyangwa ngendana ngo tuza tuganire n'ubutabishaka hari abana ninjiranye aha ngaha nge ntabwo nakubyariye hari varize abana wigeze ubona aha ngaha ntuzongere no kunsuzugura ngo wubatse ubwo nagutije nyababyeyi ngo umbyarire ntuzongere kunsuzugura ngo wubatse nawe ntukansuzugure wanshatse ntacyo ufite turabishakana ntiwongere n'ikindi gihe kununga urutoki umva reka nkubwire ni izina ry'Imana naruvu hanyuma se wowe uri kuntunga naruvu ndakura we wambesire ari wowe we papa Sava ushaka ko ngiye mpangana nawe vayo hano mama Sava uri rukujya kwa nyoko ariko bagabo turagererewe kweri mama Sava ndavuze ngo garuka hano vayo hano nyiyama ari kugaruka hano vayo hano ntabwo wankuye mu mwobo sibyo ntabwo wankuye mu rugo rutagira ibyo kurya nta nubwo wankuye ahantu badahinga sibyo utazajya umbona ukagira ngo kubera yuko nzamuka kuri aya makaro kubera yuko ntaha mu gipangu byatuma unsuzugura ku buryo ushaka kunkuramo ingoto umva reka nguhe umwanya urashaka kunkuramo ingoto reka nguhe umwanya wisanzure ukora ibyo ushaka sibyo nibiba ngombwa Papa Sava ntuzaze kunyura sibyo ngusabye n'imbabazi ntuzaze kunyura nge ndangizanye nawe ndakubajije ku buryo ikibazo cyose twagira ushaka kunkuramo ingoto ikibazo cyose twagira mvuye aha ngaha mu isaha imwe ngiye mu kimina kuko uzi neza yuko ikimina kirangira saa 2 isaha imwe irahagije kugira ngo unyishe ubumpambye usigare muri iyi uzi neza ko saa 2 z'ijoro aribwo ntaha uyisuzana umukobwa ugiye gukora iki se jya nufate peteroli twikinze oya ngiye gufata ibyanjye ngende do nibyo wanguriye ndaha ntabyo ndi butware nubishaka nikanzu ndayisiga are you sure yes I'm telling you yes zinga wa nubundi nicyo nari ntegereje zinga uraniga we zinga uraniga twumvikanire mu matoto ibintu byose nkubwira ubikore nkuko bikubwiye uranyumva neza uriya Yesu twaramwema ingoto umuntu ugira icyo agafata hano icara neza agifanya akajumbura mipfa akamufata hano agakurura ingoto nese waba witahiye ucaye kwano bose yaguse yabwiye n'abantu ngo bose ngo bagote wowe ibintu mubwira noneho ibintu mubwira byose ubikora ngiye mfite icyo ndi gupanga sibyo mfite icyo ndi gupanga okay aha terura karahure gateruri sexy yes wow noneho ukomanyaho ni gake komaho wow apana gusoma no gusobekeranya yes mwicawe nanjye mucyanjye ku buzima bwacu yes hanyuma ko wasomye ushobora gukomeza ugasomaho hanyuma ugatereka nyuma noneho akandi nshaka ndabona umukunzi yishimanye n'uwe nyine noneho bari gukina bimwe bya mabigi urabizi gutya mu ntoki oya tubanze rimwe oya turabanza rimwe kabiri oya ubwo kabiri ni gutya uri kubibona wowe ni dukora ibyo byoroheje rimwe wa
kabiri gatatu urakubibona ibyo ngibyo noneho ndagushaka ngo usa n'ureba muri iriya hangare ariko nanone uyirebamo uhita nyine wigira nk'umukobwa uri guseduza umuhungu igihe twagiye yes ariko hari ukuntu utari gutereka amaso ngo tubone ko ari manini hanyuma ugire okay ikindi nshaka kuramo inkweto ushyira akaguru hehe ku meza se burabigabwe kamwe ni kamwe nshaka kamwe yes noneho numara kukagira kamwe wegame ku musore mugeze mute mukundana komsa noneho wireba hasi reba mu maso y'iki y'umusore saba urumva uri comfortable okay noneho ndashaka hari ikintu nari kubona erega ikibazo ntabwo nisiko atari iyo myenda wari wambwiye ngo nzane ariko ugomba kuzana za sutiye zigira gutya ntabwo wari wabimbwiye nawe wingora katurakora ibi ntabwo nigeze mbikubwira ni njye nyiri fote kandi turi bukore nakomeze noneho urabona ko nicaye gutya nkeneye ko wicara kuri bitako yes wowe uraryicaraho ariko ureba umuntu hariya muri gukinana mwiriwe papa sava mwarangije irihaso ko amasaha yagiye irihaso ureba uwo mukinana wowe murebe noneho umurebe wamusuzuguye komsa urumva ari haso noneho usubira mu byicaro byawe mbanze mvugane n'abakameramani n'abasawundimani ese papa sava ahantu gucomeka ni he aho hari purize hariya inyuma purize irahari ntiwigore director aheza ni wowe he aheza yicayeho atera itara noneho atureba tera itara yego iyi purize yawe ariko papa sava comekamo kuko nguko uratubona neza ntiri kuri hose aho ni fresh utuntu twa makeup uraba ukeneye iki makeup usa ni ngombwa igihe ikintu cya mbere nshaka kumenya script murayifite neza ijana ku ijana batayifashe script twebwe turayifite pe ariko turi kurepeta mani gushaka ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye umugore yaje abicamo wagira ate ubona rwose arabyangije kabisa ariko papa sava uzi iki kiraka amafaranga arimo kore amafaranga umuntu yiteze muri no minsi mikuru ko yakoresha ko ari amafaranga menshi reka njye mbabwira muracyari bato buriya amafaranga yanjye amafaranga umugore araza kabisibanga niyo yaba ari miliyoni kaba zeru ukambwira ko Sony 100,000 nakodesheje igiye gupfa ubusa wase kuvuga kamera gusa utavuga za mikoro oya ariko utavuga amatara nimumbabarire pe sibyo ntago nari nzi yuko ari ikiraka murimo pe ese wumvaga ari ibiki sharega papa sava namwe ibintu by'amafaranga ariko usanga umuntu arepeta n'undi ukabizanaho nkaho utazi akazi kanjye ibintu by'amafilime njye ni umukinamico nkora filime ibintu ubuzana ni ibiki njye ni publicité tugiye gukora n'aba bantu ikibazo utabisobanure basi mbabarira pe ngo nimukomeza akazi kanyu nta kibazo ntago nongera kubavugisha abahungu mbaye iki cyo kunywa se yewe masoni kabiri nyine dukoze kimwe kabiri hanyuma nyuranya noneho umuntu yafata yes rimwe na none reba umuntu hariya wakurakaje wamurebye sa n'uhekenya ukamenya ko adakora hano hekenya arakora kuri uru ruhande hano harimo ibijigo banze murebe yicerere haruguru murebemo hano neza ariko urafatira hariya nese wareba hano kandi ugiye gufatiraho itara riri uretse tubanza tunywa ariko n'ibyo bagiye kutubanza mubanza mufata akantu nanjye reka mbe nepeta n'uyu hanyuma ikindi kintu ndashaka yuko ubaruka noneho mbahaye umwanya sibyo kare kose se wajya wumva ibintu imbabazi ntabwo nari nzi ko nukuri ari ibintu muri sibyo mumbabarire pe nta kibazo mugira akazi keza reka ntugaye nta kibazo noneho ndashaka kuba romantique niba nje nkakora nko kuri aka kantu urabona ntabwo kagukozeho ariko ugahita ugenda abantu ku buryo babona ko ari umusatsi wawe none nagukoraho gutya nkureba
ugahita ureremba gushya numva sibyo ndimo ndashya numva urumva bimeze neza uri comfortable wowe ugahita ako papa sava wowe niko ikigore cyawe ari icy'uhinini ntabwo kigeze kirabukwa n'urucuru kuri kumbuza kwivugira wowe kumbuza nturese agakombe kamwe niko murimo muragenda muntu s'il-vous-plaît antush ariko papa sava ufite imbwa y'indaya ezubundi wari wakanyereye umva ndakwibariye kumbazi niba ndi kwibariza ngo rata wanyereye reka nanjye murangenganya urimo muranzigwa ariko ngende kurakaye nimba ndi kuvuga ngo yakanyereye urambaje anuka kunyerera ntabwo ukazi ngo ndi igihwinini ndi ikigoryi ufite indaya nziza muri make iyi ni indaya wazanye hano uramfata ungira ikigoryi kugira ngo uyoberwa gutandukanya akantu k'indaya n'ibintu bya maketingi bya filime agabanije ubusinzi hano ngaho yasinze we mwita ari kubeshya papa sava karame uyu ni umukinnyi mukorana cyangwa ni indaya yawe mva mukobwa si kugira ngo bikorohere sohoka wigendere sohoka siga icyo kirabura aho ngaho mva yemwe baho musohoke sohoke batanyishyura musohoke hano banyishyura s'il-vous-plaît papa sava sohokana n'uwo musinzi wawe direkita none se ntabwo batwishyura ariko muramuhote papa sava urandeba ukabona ndi ikigoryi urandeba ukabona ndi ikigoryi wowe ndi injiji yo gukinisha uko wiboneye nyine ubwo nari mbipanze nk'abaje gufata publicité nyine ngo utamfata ariko birapfuye nyine uribuka amagambo wambwiye uribuka amagambo umbwiriye hariya hanze ko nawe arayivuga ziba imbesire krokodile uribuka ibitutsi untutse ntumbwiye ko iyi nzu yawe wagira ngo ni njye njyenyine uyibamo ubu ndataha aya mazu yawe ndi ikigoryi ndi umwana w'uruhinja basaba ndi umwana w'uruhinja ujya ubona ibintu nkorera basaba nzakwica wa mbese urazana icupa se urazana icupa basaba nzakwica oya kubita ingume kuramo amacupa kubita ingume kabisa kubita ingume reka nkubwire noneho nkubwire ijambo rya nyuma ujye kugenderaho muri iyi minsi sibyo uzi ijambo rya nyuma ugomba kugenderaho ni njye nawe mvuze ngo iki ni njye nawe tugiye guhangana ku rwego wowe utigeze ubona uyu munsi ushaka kurara Papa Sava.